Iyo abantu batekereza ku bantu b'abakire akenshi bumva ko ubutunzi bwabo buzaguma mu miryango yabo bukazagera no ku bazabakomokaho, ariko siko buri gihe bigenda. Hari abakire bamwe bahisemo kudasiga ubutunzi bwabo mu biganza by'abana babo, ahubwo bakifuza ko bazishakamo ibisubizo by'ubuzima bwabo ubwabo. Ese wowe kuri iyi ngingo uramutse ufite imitungo myinshi wayisigira abazagukomokaho cyangwa wayifashisha abandi mudafite aho muhuriye none habi iwawe bakazirwanaho? Muraza kutubwira muri comment. Muri iyi nkuru yacu tugiye kureba abakire 10 bazwi ku isi bahisemo kudaha abana babo ubukire bwabo, ahubwo bagashyira umutungo wabo mu bikorwa by'ubugiraneza cyangwa bakawugenera indi miryango ifasha abantu. Turareba impamvu zabo n'ingaruka bigira ku bana babo no ku muryango mugari. Ese ni imyanzuro ifite ishingiro cyangwa no kwima abana amahirwe? Reka tubirebe. Mbahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Ushobora gutekereza ko abantu bafite amafaranga menshi nk'aba byibuze bayaraga abana babo. Uyu munsi wa none turababwira urutonde rw'ibyamamare bifite ubutunzi bwinshi ariko bitapfa kuraga abana babo nk'uko babyivugira. Bose babaye abantu babi kandi bose batakaje amafaranga menshi, ariko abana babo nta burenganzira bayafiteho. Muri urutonde turareba ibyamamare byamamaye ariko bivugwa ko bitazagira byinshi bisigira abazabikomokaho cyangwa nta na gito bazabasigira. Duhereye ku mwanya wa 10 hari Baron Hilton. Baron Hilton ni umuhungu wa Conrad Hilton washinze hoteli za Hilton. Nubwo yateje imbere ibikorwa by'ubucuruzi no gufasha abatishoboye, ubu iyo uvuze izina Hilton abantu benshi bahita batekereza ku mukobwa we Paris Hilton. Uyu yamenyekanye cyane mu binyamakuru bivuga amakuru y'ibyamamare, ndetse harababona ko yahinduye isura nziza y'iryo zina kubera imyitwarire yo muri filimi z'ukuri n'ubuzima bwe nk'umukire. Ariko ise wa Baron Hilton yabonaga ubutunzi n'icyubahiro mu buryo butandukanye. Yagize ati, murakaza neza mu mpeshyi ya zahabu y'umwaka wa 1959 muri hoteli ya Hilton, nkuko se Conrad Hilton yabigenzaga. Baron Hilton yateganyaga gusiga 97% by'umutungo we awuhawe umuryango wa Conrad Hilton Foundation ugamije gufasha abakene n'abatishoboye ku isi hose. Uyu Baron Hilton yavutse mu mwaka wa 1927 apfa mu mwaka wa 2019. Ku mwanya wa 9 hari ubita Jane Simmons. Jane Simmons wo mu itsinda Kiss, umunyamuziki ufite amamoko muri Israel ariko akaba n'umunyamerika. Wubatse ubutunzi bwe akoresheje imbaraga n'umurava kandi ashaka ko n'abana be bakora nk'ibyo yakoze. Avuga ko yavukiye mu muryango ukennye cyane kandi bituma adatungurwa no gukomera ku ndangagaciro ze. Mu kiganiro yagiranye na Michael Esina kuri CNBC, Simoni yasobanuye ko ashaka ko abana be bigira ubwabo aho kwishingikiriza ku mutungo we. Yavuze ko bazafashwa ariko atazabaho ubukire bwe bwose. Ku mwanya wa 8 uyu muramuzi cyane yitwa Warren Buffett. Ku bantu benshi inzozi ni ugukira no kuzagabira abana babo uwo mutungo, ariko miliyarderi Warren Buffett asanga bitagomba kugenda gutyo. Buffett yiyemeje gutanga 99% by'umutungo we mu bikorwa by'ubugiraneza. Yigeze kuvuga ati, iyo uri umwana wa Warren Buffett ugomba kumva ko ushobora guhora ubabaye bitewe n'iki cyemezo cyanjye, ariko biragoye kudashima cyangwa se kubw'icyemezo cyiza nk'iki nafashe. Munyumvire namwe, niba iki cyemezo cyo kudasigira umutungo we abana be bose ari cyemezo cyiza cyangwa se ari cyemezo washima. Ku mwanya wa 7 hari uwo bita Sean Connery. Sean Connery yakuriye mu buzima bugoye, yataye ishuri afite imyaka 13 gusa. Akora akazi k'amaboko gatandukanye mbere yo kujya mu gisirikare kirwanira mu mazi cya Ecosse. Nubwo yageze ku butunzi n'icyubahiro, Sean yashatse ko umuhungu we Jason agira ubuzima bwifashije aho gukurira mu bukire bwinshi. Nkuko Daily Mail yabitangaje, mu mwaka wa 1980 Jason yari yarageze aho agira ubukene bukabije, bikaba ngombwa ko abakinnyi bagenzi be bamufasha. Biravugwa kandi ko mu nyandiko y'isezerano rya Sean Connery hari handitsemo ko Jason ntacyo azahabwa. Ibi byateje impaka nyinshi, ariko Jason yagaragaje ko atabifata nabi nkuko papa we yari yarabifasheho umwanzuro. Reka turebe uwa 6. Uwa 6 ni uwitwa Sting. Umuhanzi Sting uzwi cyane kubera itsinda The Police yavuze ko abana be batazasigarana ubutunzi bwe, nta bashaka nk'abantu bazahora bashingiye ku mutungo we. Mu kiganiro yagiranye na Daily Mail yagize ati, sinshaka gusigira abana banjye imitungo ituma bumva ko batagomba gukora kugira ngo babone ubuzima bwiza. Biragaragara ko aba babyeyi bashaka abana babo bigira ubwabo. Ku rundi ruhande kandi hari n'ababifata nk'urwenya bavuga ko nta mutungo uzasigara kuko bazawumarira mu batuye isi bandi. Ku mwanya wa 5 hari uwo bita Jackie Chan. Uyu nawe muramuzi ni umustar ukomeye cyane muri filimi. Jackie Chan mu rugendo rwe rw'ubuzima yagaragaje impano nyinshi zitandukanye. Yakoze nk'umukinnyi wa filimi ukora akazi katoroshye, umuyobozi wa filimi, umushoramari ndetse anagerageza kuririmba. Ntibitangaje kuba yaragize ubutunzi bunini mu mwuga we. Gusa icyatunguranye
nuko yatangaje ko azatanga hafi ya byose mu bikorwa by'ubugiraneza. Yigeze no kuvuga ko umuhungu we atazahabwa na gato. Mu kiganiro yagiranye na Channel News 8 yavuze ko JC umuhungu we agomba kwikorera ubutunzi bwe ntiyishingikirize ku mutungo wa se. Ku mwanya wa karindwi hari bita Nigella Lawson. Nigella Lawson yavukiye mu muryango w'abakire. Se Nigella Lord Lawson of Braby yari umunyapolitiki ukomeye, naho nyina Vanessa Salomon yari umukire kubera imitungo y'umuryango we. Ariko nubwo yavutse mu bukire, Nigella Lawson yihangiye umurimo nk'umunyamakuru, umwanditsi w'ibitabo ku bijyanye n'amafunguro, ndetse akaba n'umwe mu bakobwa bamenyekanye mu mwuga wo guteka ku rwego rw'ibyamamare. Mu kiganiro yagiranye na My Weekly Magazine yavuze ko atazagabira abana be umutungo we kuko abona ko bagomba kwikorera ubwabo. Ku mwanya wa gatatu turasanga bita Simone Cowell. Simone Cowell uzwi cyane kubera uburyo bukakaye agaragara mu marushanwa nka American Idol na X Factor. Afite iyo myumvire no mu burere bw'umwana we. Yigeze kuvuga ati, sinshaka guha umwana wanjye amafaranga menshi, sinemera ko ubutunzi bugomba kuragwa. Iyo yabazwaga aho uwo mutungo uzajya, yasubizaga ati, uzashyirwa mu bikorwa byo gufasha abandi. Umuhungu we yavutse mu mwaka wa 2014, rero bishobora gufata igihe kugira ngo tumenye uko azabyakira. Ku mwanya wa kabiri hari bita George Lucas. George Lucas ni umwanditsi wa filimi zakunzwe nka Star Wars ndetse na Indiana Jones. Yagurishije kampani ye muri Disney ku mamiliyari menshi y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ushobora kwibwira ko yagabira abana be bimwe muri ibyo byinjijwe, ariko siko bimeze. Mu mwaka wa 2010 Lucas yashyize umukono ku masezerano ya The Giving Pledge yemeza ko azatanga umutungo we mu bikorwa by'uburezi no gufasha abandi. Yagize ati, nzakoresha umutungo wanjye mu guteza imbere abanyeshuri bo mu bihe bizaza uko nshoboye kose. Ku mwanya wa mbere wowe urumva hari inde? Hari cyamamare n'ubundi muzi muri benshi, ni Bill Gates. Bill Gates washinze Microsoft ni umwe mu bantu b'abakire isi yagize kandi azwi cyane mu bikorwa by'ubugiraneza. Yavuze ko azatanga 95% by'ubutunzi bwe mu bikorwa byo gufasha abandi. We na Melinda Gates ku bijyanye no kuraga abana baba amafaranga menshi, Gates yagize ati, ndashaka ko bagira inzira yabo aho kugira ngo batekereze ko bagomba kubaho ku mutungo wanjye. Ese wowe kuri iyi ngingo utekereza iki? Abana bawe babaraga umutungo wawe, wabigisha gukorera wabo? Ngereka nsoriza aha, ndi mugira bangati nk'ibisanzwe aha ni kuri The Bros Entertainment. Ndabashimiye.